Hari ubwami, bwari ubwami bumeze neza cyane, bukize kandi bufite abaturage bateye imbere b'abanyabwenge. Ariko umwami wagombaga kujyaho kuri ubwo butegetsi muri ubwo bwami, yagombaga kumara umwaka umwe gusa ku butegetsi cyangwa ku bwami. Hanyuma nyuma y'umwaka umwe yajyanwaga ku kirwa cyari ahantu hitaruye, akajya akaba ariho ajya gukomereza ubuzima bwe. Byaragize birakomeza, imyaka iraza indi iraza, bagenda bahinduranya umwami. Ubwo bari bageze ku mwami wa 20, waramuherekeje, abaturage be baramuherekeza bamugeza hafi y'icyo kirwa. Bahageze bamusiga aho ngaho ku kirwa baragaruka. Ubwo bari mu nzira baje kubona ubwato bwakoze impanuka buri mu nzira, haza ukuboko k'umusore nawe wayifashe ku ishami ry'igiti ryari aho mu mazi. Ubwo baramufatabaye bamushyira muri bwa bwato bwabo, bagarukana nawe muri bwa bwami. Bwa bwami bwari rufite amategeko adasanzwe, aho umuntu yayoboraga umwaka umwe gusa, ubundi bakamujyana ku kirwa gukomerezayo ubuzima bwe. Bageze muri bwa bwami baribajije bati dukeneye umuntu utuyobora mu gihe cy'umwaka. Ese wamugira uyu musore nuko ari umunyamahanga, turamutoza imico yacu tumumenyereze, abo umwami atuyobore nk'abandi bose. Baramufashe bamwigisha imico y'ubwo bwami, bamubwira n'amategeko y'ubwo bwami, hanyuma bamusaba kubabera umwami. Abanza kubyanga, ariko bakomeza kumuhatiriza bamubwira bati ntacyo bitwaye kandi tuzakuba hafi, tuzanakumenyereza. Ageze aho aremera, ariko amaze igihe gitoya ku bwami yahamagaye abatware baraho mu bwami, arababaza ati mumbwire uburyo bigenda iyo umwami arangije umwaka, nyuma yaho bigenda biti? Baramusubiza bati iyo arangije umwaka turamufata tukamuherekeza tukamujyana kuri kiriya kirwa aho twagutabaye, niho twari tuvuye mu gihe twagutabaraga duhuye nawe. Arababwira ati rero nimumperekeze tugere kuri icyo kirwa. Barabyemeye kubera ko yari yabaye umwami kandi bagomba kumwubaha nk'umwami. Baramuherekeje bamugeza kuri cya kirwa. Ahageze yinjira mu kirwa ngo abashe kwitegereza icyo kirwa uburyo kimeze n'uburyo giteye. Arahageze bahasanze ibiti byinshi bimeze nk'ishyamba, ndetse hari n'inyamaswa nyinshi cyane. Byagaragara ko rwose bimeze nka parike, ariko harimo inyamaswa z'inkazi. Yari ahageze asanga uduhanga dutondekanye tw'abami bamubanjirije. Barahageraga ntibahamare n'igihe gitoya, ahubwo za nyamaswa zigahita zibadukira zikabarya ntibamare kabiri. Ariko abo baturage bo muri ubwo bwami ntibari babizi, bari bazi ko babami bababanjirije batuje batimaje kuri icyo kirwa, kuko ku kirwa wahareberaga kure ukabona ni ikirwa cyiza cyane gifite ibiti biteye amabengeza, indabo z'amabara atandukanye, ndetse n'inyamaswa zibereye ijisho kuzireba. Wa musore yaratashye asubira mu bwami, ariko atahana imigambi mishya, ndetse dore ko yari n'umuntu w'umunyabwenge utekereza akareba kure, akamenya ibizaza n'uburyo ashobora gutegura ejo hazaza, bityo bikamufasha kubaho neza ndetse no gutegeka mu buryo bumworoheye kandi abantu bose bamwishimiye. Akigaruka mu bwami yahisemo abasore b'intoranywa abasore 100 bafite imbaraga kandi bigaragara ko rwose ari abantu bafite imbaraga n'imbaduko. Yarabafashe abohereza kuri icyo kirwa, arababwira ati mbahaye itegeko kandi nzabahemba neza, nimugende muntunganyirize kiriya kirwa, inyamaswa zose zihari muzikureho, hanyuma n'ibiti bihari birenga bituma hagaragara nabi mu biteme, hanyuma muhagire neza, muhasukure, muhatere n'indabo zibereye amaso n'amabengeza, muhakora amajaride ateye ubwuzu kuyareba. Abasore baragiye. Mu gihe cy'ukwezi kumwe bari barangije gukora inyamaswa zose zari zihari, zari zibangamiye abantu kandi zaryaga abantu, za nyamaswa z'inkazi zicaga babami. Umwami rero nawe buri kwezi yajyaga gusura akareba aho ibikorwa bye bigeze. Hanyuma ukwezi kwa mbere bakuyeho inyamaswa zose, ukwezi kwa kabiri ibiti byose byari byarangije kuvanwaho, ndetse ikirwa kigaragara neza, amajaride yarakozwe, bigaragara ko hari n'umucanga mwiza cyane kibereye ijisho. Ku kwezi kwa gatatu yabategetse kumwubakira inzu y'agatangaza, ndetse bakabasha no kuyikora neza, bakayishyiramo byose. Barayubatse, dore ko abasore barafite imbaraga kandi n'umuhate, nabo bari abahanga mu kubaka ndetse no gusukura ahantu no gukora amajaride. Ikirwa baragikoze neza, gihinduka amabengeza, ndetse kizamuraho amazu y'agatangaza, ku buryo abantu b'imihanda batangiye kuhaza bagendaga muri iyo nyanja,
batangira kukibona, babona ko ari ikirwa cyiza cyane, bakaza kugicumbikaho ndetse bakagikunda cyane, bagihindura ahantu h'ahanyaburanga basura. Umwaka warashize ntiwatinze, wa mwami hageze igihe cyo kumuherekeza. Abatwara baramuherekeza, bamushyira ku ifarashi nziza cyane. Nyuma yo kumwambika imyenda y'agaciro, bamuzengurutsa mu mujyi kugira ngo bashe gusezera ku baturage be. Ubwo yari mu mujyi agenda aseka yishimye cyane, abaturage baratunguwe kubera ko abandi bami bamuvanjirije banyuraga muri uwo mujyi bababaye, bisa n'aho bafite agahinda ku maso kuko bagiye, ariko we yahanyuze yishimye cyane, arimo aseka atera urwenya rwose, bigaragara ko nta kibazo nta n'impungenge afite. Ubwo abatwari baramwegereye bati nyakubahwa, nyagasani tubwira impamvu urimo wowe useka, abandi bakubanjirije banyuraga hano bababaye barira, ubona ko bafite agahinda n'icyizere gikeya mu maso yabo, wowe byagenze bite? Uwo mwami w'umuhanga yaritonze arabasubiza ati muhumure, muraza kubona impamvu ntarimo ntababaye. Baragenda asezera ku baturage be, abaturage baramuherekeza, barangije ageze mu bwato, ajya mu bwato n'abatware we nabo baramuherekeza ngo bamugeze kuri cya kirwa. Bagikubita amaso cya kirwa baratunguwe, basanze ari ikirwa cy'amabengeza, wa mwami yaragikoze neza. Hanyuma arababwira ati dore ibyo nababwiraga, ati dore impamvu ntari ndimo mabaye, nari nzi ko ngiye hano muri aha hantu hateye amabengeza hanjye niteguriye. Abatware baragiye baharagera, baratungurwa, basanga ibintu byose bimeze nka paradizo, ari ikirwa giteye neza cyane, gisa neza, gifite ibintu nyaburanga, yarashize inyamaswa, inka, intama, amahene n'ibindi byose bereye ijisho kubireba. Hari urwuri rwiza, abantu batembera, abantu bava imihanda yose, baturutse imihanda yose baza kuharuhukira. Hari ahantu mbese hateye ubwiza n'ubwuzu. Babatware bariciye bati nta kuntu twareka umwami w'umutegetsi ufite ubuhanga n'ubwenge bumeze gutya, utegura ahazaza akareba ahazaza he, ngo areke kutuyobora ngo tumare icyo agende gutyo. Baricaye bajya inama yo kumwinginga ngo akomeze abayobore, ariko yabanje kubyanga, bakomeza kumuhatiriza nka mbere. Barahatiriza, ageze aharabyemera, baramubwira bati nyagasani wowe utuyobore burundu, utuyobore by'iteka ryose, turakwinginze, ntitwakurekura, twaba duhombye ibintu byinshi. Ati twaba duhombye ahazaza hacu, twaba duhombye ahazaza h'umuryango ndetse n'igihugu cyacu n'intumbero zacyo zaba zigiye burundu turamutse tukuretse. Uri umwami w'agatangaza, wagaragaje ko ufite itandukaniro n'abandi bose bakubanjirije, uri ikigero cyiza cyo kureberaho ndetse abantu benshi twakwigiraho. Umwami yaragiye arabayobora iteka ryose, n'abamukomotseho bayobora ubwo bwami, ndetse n'ikirwa cye gikomeza gusurwa, abari nacyo aturaho, akomeza kukiyoborera ubwo bwami bwe. Dore isomo mu buzima. Burya ubuzima ahazaza hacu burya tubabumbatiye mu biganza byacu. Ibyo dukora ubu ngubu, ibyo dukora muri aka kanya nibyo bizagena ibyo tuzageraho ejo hazaza, no bizagena intambwe tuzateraho mu buzima. Intambwe n'ibitekerezo byacu nibyo burya bitugeza ku ntsinzi, bikanatugeza kudutegurira ejo hazaza. Iyo rero burya uramutse ubijenjetsemo ukabikora utitaye ku gutegura ejo hawe hazaza, nta kabuza isi iragutegurira, kandi igutegurira ibyo udashaka, igutegura gutsindwa. Burya isi yo nta kindi dutegurira, ihora idutegurira ibyo tutishimiye, bya bindi rwose bisa naho atari intumbero twifuzaga. Nta kabuza, nta no kubishidikanyaho, uramutse ugize gahunda, ukagira intego, ugategura uburyo uzakora ibikorwa byawe kugeza ku ntsinzi, kandi ugatangira urwo rugendo buri munsi, ukagenda ushyira itafari n'umuganda w'ibikorwa byawe kuri bya bintu wiyemeje, nta kabuza uzabigeraho mu gihe runaka. Ikizaba gusa ni ukwihanganira igihe kizageraho ubigereho. Burya mu buzima jya utegura, umenye ko burya ahazaza hawe habumbatiwe mu biganza byawe, kandi icyo ugomba gukora ni ugutekereza neza, ukagira intego, ukagira n'intumbero ibyo ugomba kugeraho, kandi ugakora n'ibikorwa byawe, ugakora amaboko mu mifuka. Jya rero uba nk'uyu mwami w'umuhanga wabashije gutegura ejo hazaza mu gihe cy'umwaka umwe gusa, kandi ejo hazaza hose hakaba haragize n'ingaruka nziza ku bandi bantu benshi cyane.